Lucky Arame ndabona kuganirira mu cyumba hari byanze ngino mwereke aho tuganirira Ubucanga ubusa noneho cyaba washiritse umunaniro washize ndumva noneho kakaje nshaka nakago umunaniro washize noneho naryamye ndavuka ko nabona mufite n'igiteleviziyo cyiza hano kandi ejo yacu mu cyaro rwose kukibona byabaga ari intambara twajyaga tujya nk'aha hepfo kwa Kazungu ahantu bacuruza amandazi tukaba ariho tujya kurebera televiziyo tukareba agafilimi tukabona abantu babyina birumvikana ariko humura iwanjye urisanzuye televiziyo n'ibindi ushaka ndi ready kubikora. Murakoze cyane niba muyinyemereye nta kibazo. Ngaho reka nshake akaji ubundi nguhemo. Murakoze cyane. Murakoze. Mabuja ni kujya ashaka ko makeya nyinshi ngibi nibikira ubwo wabona hatari ikintu ashaka kandi igihe naravuye mu cyaro ibingibi nabikwiye koko kanegereze ndebe iby'uyu mabuja nze kureba ibyo ari byo ariko ndumva Lucky Karame natinze nta kibazo umuntu we gutegura ntabwo biba byoroshye. Bon appétit. Cheers. Ngakomeza kuryoherwa mama. Nkumbuye gusangira nawe numvaga mbyifuza bageze hano mbikubajije mbona ntabwo byakiriye neza. Murakoze cyane. Ukamazemo mbaga mfite icyaka cyari cyemereye nabi. Nta kibazo mama kanjye kukuzanira kandi. Murakoze cyane. Ngwiki ntabwo byumvikana umuntu uko musize hano usagiye he se tubare ko yaje ankurikiye mbe Lucky none ajya kumuzanira icyo kunywa none aragiye agiye tutanavuganye. Lucky sura kagiye koko sinjye wamwakiriye nabi ntabwo byumvikana se n'umuntu mukuru gusa tubare ko yaba agiye mu cyumba. uyu nguyu musige mu nzu njye kumuzanira ji ngaruke mubure
Ese tubareka agiye he? Ko namwibeshye maje kumuremera ubuzima naramukarabije none atangiye no kunsuzugura aho agenda atanavuze. Karibu. Sheri, umeze neza? Umuntu uri kunywa ji wenyine se? Agafanta wenyine? Kansohora. Aho kurara. Amakuru ni meza. Kari? Stari. Niko. Reka tubaga Njyaro wagateguriye se? Nashore. Cyangwa hari uwo muri gusangira? Ntaho turi gusangira. Muri gusangira ni wowe? Sheri ntabwo wishimye. Ahubwo ufite ikihe kibazo mbabara umbwiza ukuri. Oya, ukwenda nari ntuje. Kurutuje. Urakoze cyane. Merci. Ndakira gusa. Kararyoshye kweli. Urabona ko kameze neza. Kiraryoshye. Uzi ko ni njye yariteguriwe cyangwa hari undi? Reba ukuntu nje ngasanga ufite kurya uzi ko wonyine. Ushaka kuntera umutima mubi nkongera nkakubwira nabi ni wowe yariteguriwe kandi ibyo wisubiza muri bya bigushize nagiye uri kuvuga nabi. Komeza kuvuga ngo ni wowe ntabwo yariteguriwe ni wowe nari yiteguriye. Naraza wari uri kundeba se wari wamunekewe? Numva kuri bose ari nka byandi byo kugira ngo ciye hasi uretse manze ngo asa ntabwo igikombe manze muhaye. Shaka meze neza. Ushaka kumpa ngiye singwe. Yego. Yego. Oya nawe wamana nta kibazo. Yego. Meze neza. No sheri ntabwo utekanye ndi kubibona. Nuko kidutekanye. Hari igihe nyine umuntu aba afite akantu gatuma ajya kure ariko ndagira nta kibazo. Sure. Wagarutse. Sure. Ndahari sure. Ahubwo se hagati aho. Okay. Makuru cy'iminsi. Ya makuru ni meza. Mu kazi ndabona bigenda nta kibazo. Ndi muzima se. Akimana ishimwe, Imana ishimwe. Ntabwo twari duherukanye. Ko gusanga byibuze wa mujinya waragiye nkati Imana ushimwe. Humura. Ya. Suri kwamba. Ntabwo nabura ko Yego. kwishima nakubonye. None se Ntabwo biruvaga feri. Ntabwo waberukaga. Nyine urabyumva. Ushize twatandukanye nkubwiye nabi. Hari igihe mu buzima nyine hazamo akantu gatuma umuntu avugana nabi n'uwakunda. Ya, ariko byumve nagiye mbabaye. Sheri nagiye mbabaye ndi kwibaza ni iki? Ni iki nkoze? Ni iki so? Umva nagiye ndi mu rujijo ndaryama nta gusinzira. Akiyabuze mvune mu kuba usize umukunzi wawe yari yakatinze kuriya. Nashobora mbikana. Amahirwe nagize nuko wampamagaye ukanturisha. Niyo mahirwe yonyine nagize. Numva ngarutse ubuzima ariko nyine bumve ngo gusa ni byiza n'ubu nishimye. Nizere ko kwambabariye. Yego njye narakubabariye. Njye narakubabariye rwose. Teka sheri. Ntabwo ari bubigumane. Iki. Ndahari. Gusa nyine hagiye haza akantu kagatuma umuntu atekereza kure cyane ariko
kuri inshuro n'abandi kuva agasenga yego we amakuru y'imisi meza muhe agenda karashize se aha nukurenzaho sha ukashira guteze shaje ginezerwa mwana wa mama niko ubuzima bumera ntago byoroshye bizashira mwana byo byihorera nyine oya bana bya bizashira nta mpamvu goraga nagahinda ngo horo babaye ngo horo ugira ute uzundi bizatangiye acyo byatanga nyine nanjye ngira amahirwe nkazajya basi mbona ibimuza nkisekera nkanezerwa maze narimwe kumbuye sure yego ariko naringo kumbuye sijye rose dubura muri ubusitani akomeye nawe gicibi durukamira umeze babaye none kabisa none hari wakoze amasengesho menshi hari Imana gusubizamo umutima w'imbaraga sha umuhinda senga cyane gusa nyine ndanabigushimira nukuri imbere inshuti nziza iyo mbabaye nyine turiganirira nkumva ndongeye ndishimye yako nari mfite wa muntu ngira ariko iraguruka nutishyura ntabwo nyikubwira gihe wese kandi shambira muhi nutishyura ntabwo njye nyikubwira zakugurira basi sitori zanjye zirahari pe ariko ni ku meza angahe ahubwo yikopeshe nacyo ngaho nko papa angahe ninyabona nzayaguha sibyo reka nkubwire sitori yansekeje ejo bundi natembereye ahantu muri karitsiye yego mbona umunsi sitori iryoshye imeze neza uri kunyicisha uzi ko umuntu hano i Nyamirambo uzi ko bamufatanya isanduka ngo bamufatanya isanduka isanzwe bashyinguramo ayikoreye yikoreye n'imyenda y'umupfu bisanzwe baramubaza bati mbemo undi ati yarahwega n'abapolisi yarahuye n'abapolisi bati mbemo kuki yikoreye isanduka undi mu kubura icyo avuga mu kimwaro cyinshi abura aho akorera avuga ati urabizi njye banshyinguyeho nashaka none ndiyimuye nivanye mu irimbi Nyamirambo nijyanye mu irimbi Kinyinya narasetse ndapfa ako muri wajya umbabarira sha nawe ugira inkuru nimba uzikura hehe ku mana yawe mbega umuntu wambaye Simone ni ukuri ko Imana yikoreye isanduka yivana mu irimbi rimwe baravuga ngagiye kwimukira muri indi yego ku mana yanjye none nawe ndatunga ibyo ni ukuri ko Imana nanjye nari navuze ibyanze ko tuzongera guhura rye ngo nyiri muri nyikubwire numvaga ishimishije numvaga mana uriho umutima kwa nese umuye kuki utamamagaye ngo mbwire amayinite sha ku mana yanjye sha ni ukuri ko Imana ibyo bintu birasekeje pe kahita asa n'amamagaye wa mushiki wanjye nitabe wumve Halo ariko se nkaho irimo kumbaza amakuru ya Raki koko ubu ngewe ni Raki n'ikofi yanjye namutwaye ntabwo namusiganye aho ngaho nyuma yo kunshwanisha nawe se urimo kumumbaza mushake mwana mushake winkura muri mode nari nibereyemo bayi kandi kahita bashaka kunyica umunsi mwana bigenze bite se kandi mwana Rosette hari umutipe yazanye mu rugo ngo mwita Raki ejo bundi nashakanye nawe nyambaye imyenda yanjye nabikubwiye kuri telefone ndabyibuka warabimbwiye ariko mva ngo yamubuze ngo none ngarimo kumumbaza sha yamubuze gute na telefone agira se basi ngamuhamagara nage telefone zira mu Caritas yakuye ku muhanda telefone mbambwira ahubwo baheze twaje gusangira icyayi ndase nabyanga kandi iminsi imbere uraza kuza mu rugo ubyibuke kandi uzaza wambaye neza urumva zaza basi no haguruka tujye kwinywera icyayi haguruka kuko nubwo ukomeje kumpisha ndi umuntu mukuru shiri ese ushatse kunshidikanyaho nise ko erega nasanze utishimye kandi yari kamani bebe ndahari wenda nubwo twashwanyeho ariko tuvugana yuko ko ndiko kwitaho agaciro rero uzanyine kuba turi kumwe ndetse ko cyo utaje mu mubwire nawe umva rero ko mari
kandi ndahari ku bwawe tereka nimba hari ibindi wifuza nyine utari kubona Lucky wagiye gute ko nagushatse nkakubura Sheri ese kumbi ni ibi wampishaga no babe ntabwo ari ibyo gusa Lucky nyine yagize gusohoka namubonye isoza utamubonye oya no ndimo ndavugishwa Lucky yasohotse igipangu nyine Sheri urabizi ko Lucky aba ahangaha ibyo byo ndabizi nagiye kumushaka mu cyumba ngo mutume ndamubura nishyira rero kiri gutuma ntekereza impamvu nyine nibazaga impamvu yagiye atambwiye icyo nta kindi Sheri ariko uzi ukuntu nkukunda ndabizi cyumva kwambabaza sinari nje muri kukubaza ati ko nawe wateguye ji ebyiri uri umuntu umwe bikeneye iki kibazo si wabuze Sheri we ko ntabwo wabyumva cyumva rero nimwe muri gusangira ariko ntabwo ari we yego kundeba cyane Sara wanzi nawera ibiri hano n'agatangara wese aranyitegereza bibaye imanza ndi ndamubajije nansubije tuze nizendere